PROMINANT M Center Limited, igisubizo kuri business yawe. Tandukana n'igihombo. Ese ufite business yawe ariko ukaba uhanganye n'igihombo kubera abakozi batizewe, cyangwa se ukaba ushaka wakura umukozi mwiza wizewe uzi ibyo akora, ufite imyirondoro ariko byose ukayiburira igisubizo. Kuri ubu hamwe na PROMINANT M Center Limited ibintu byabaye mahwi ndetse n'igisubizo kubikora bose mu Rwanda cyangwa se ibigo byigenga, uko kuri ubu wabona umukozi mwiza wizewe ufite imyirondoro kandi byose akarusho ni kubuntu. PROMINANT M Center Limited itanga abakozi mu byiciro by'imirimo igiye itandukanye, abikorera cyangwa se ibigo byigenga, abakora mu hoteli, yaba waiter, waitress, abashefu, abakora muri za housekeeping cyangwa se ibindi bikorerwa mu mahoteli, abakora muri za supermarket, alimentation, restaurant, bare cyangwa se ibindi bijya gusa nabyo, abashoferi, abatekinisiye, abakora amasuku, abasekirite babigenga cyangwa se abajya mu bigo byigenga, abakozi bo mu rugo ndetse n'abandi bagiye batandukanye. Ku bashaka abakozi bo mu rugo nabyo ni nk'ubuntu, kuko umuntu wese ushaka umukozi wo mu rugo yishyura amafaranga makeya, 10,000, umukozi amugezeho akishyurwa inshuro imwe gusa. Icyitonderwa, PROMINANT M Center Limited ntabwo yishingira ibyibwe n'abakozi itanga, ahubwo yafasha gukurikirana abo bakozi kuko baba bafitiwe imyirondoro. Ushobora kwibaza wakura izo serivisi cyangwa se uko wabona PROMINANT M Center Limited. Ibyo ntibikiri ikibazo, ko PROMINANT M Center Limited ikorera hose mu gihugu cy'u Rwanda, icyakora none ikaba ifite icyicaro gikuru aho gikorera i Muhanga. Dukora mu karere ka Muhanga, umujyi wa Muhanga, ku muhanda ugihuye mu nyubako iteganye na Unguka banke, ahazwi nko kwa Viatori, muri furo ya 3 hejuru neza yaho dutera imbere ikorera. Icyakora none ku bindi bisobanuro ushobora kuba duhamagara kuri 079 29 97 594 cyangwa se kuri 078 047 32 PROMINANT M Center Limited, business yawe ku gasongero.